yanjye. basi nko bwa mbere kugera nko muri studio tu wenda Jay Polly ni wenda wabaye imbarutso yawe yo gutangira ibintu bya music bitewe n'ukuntu wenda nawe wamukundaga. Kuki utaririmbye hip hop ko Jay Polly yaririmbaga hip hop ugahitamo kuririmbira R&B? Hip hop nyine nanjye naravuze ati numvaga twazakorana aka hip hop ariko nyine njye nkashyiramo nk'chorus. Ni binye niyo nahise nisangamo fresh. ahubwo wenda wavuga ko wenda bitewe n'ijwi ryawe nk'abantu nyine ba produce ahubwo atari ijwi ryawe ntabwo ryari turipfa kuririmba hip wagenda gutyo. none ko tuvuge nk'umunsi wa mbere ugera muri studio pe utari wakabikora uyu muri wowe nyine Levis uravuga ati Ibihanze nemera ni benshi cyane pe. ugera nko muri studio nyine kuririmba ntabwo byakugoye. urabona ukigera muri studio bakaguriza muri kufona ati ngaho shyiraho umuzigo wawe twumve. Iminota 40 twari dushushe. iminota 40 nagiye ibiti bikora fresh. Twabikoze fresh asigara abakora produce. indirimbo ya mbere se waba wararirimbye? indirimbo ya mbere waririmbye yari yawe wiyandikiye cyangwa nyine hari ukuntu umuntu ajya muri studio agiye nko kugerageza nka sound yiwe nyine ijwi ryiwe watereka indirimbo y'undi muntu numve sound yanjye ntabwo wigeze wumva nk'ijwi ryawe ukumva rirahindutse? Yari yanjye niyandikiye sinjye ko hari nabo nandikiye. ukandikira abandi bantu indirimbo wenda zandika nkazibagurisha ahubwo se uri umutarenze? ndandika ahubwo ndi umurenze wowe okay. ikibazo nari ndi kukubaza bikubwira nyine ukigera muri studio ubona nyine iyo muragera muri studio bwa mbere hari ukuntu uririmba ugatunguka bati n'ijwi ryanjye se cyane ntabwo ari yewe ntabwo byize bikubaho iyo wiyumvisha ukumva uratangaye? byambaye ariko nyine narabyakiye. wumvishe se hari itandukaniro rirenze? itandukaniro ntabwo ryabura nyine ku muntu ukoze indirimbo bwa mbere nawe ubwe nyine ukumvira gutunguye wayiha na bamwe muri bagenzi bawe bakumva nyine baratunguwe bari danje nyine byarantunguye ariko ndabyakira. n'ubundi iyo umuntu ajya muri studio bwa mbere byanga bikunda nyine agomba kumva wari ukuntu ijwi ryawe uko wari uriye usanzwe yumva ujya muri studio wa recordinga bakumvishe nyine ugatungurwa ariko n'ubundi ibyo ngibyo nyine aba ari ibisanzwe wewe nyine ajya nkubaze nyine ukuntu wabyakiye ubwo n'ubundi nawe wabyakiriye neza.